data, basuje mu izina ry'umwami Yesu Kristo, umwami n'umukiza, amina. Uyu ni wa mwanya twiga ibyanditswe byera, ubwo tugiye gusoma mu gitabo cya Matayo ibice 10, turasoma mu izina rya Yesu Kristo, Yesu aturanye intumwa 12. Uwo nkurikiye ni Sagamba Gildas, muri kumwe muri kubana. Sagamba Gildas, niba ukunda ijambo kuruta uko wikunda urahirwa kandi ufite amahirwe. Turasoma mu izina rya Yesu. Nuko Yesu ahamagara abigishwa be 12, abaha ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani n'ubwo gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Dore amazina y'izo ntumwa z'uko ari 12. Uwa mbere ni Simoni wiswe Petero, na Andereya umuvandimwe we, na Yakobo na Yohana bene Zebedayo, na Filipo na Barutimeyo, na Tomasi na Matayo w'umusoresha, na Yakobo mwene Alufeya, na Tadeyo, na Simoni w'umurwanashyaka w'igihugu, na Yuda Isikariyoti wa wundi wagambaniye Yesu. Nuko Yesu atuma aba 12, arabihanangiriza ati, nimujye mu turere tw'abanyamahanga kandi nimwinjire mu mujyi utuwe n'Abanyasamariya, ahubwo mujye mu bazimiye nk'intama bakomoka kuri Israheli. Mugende mutangaza muti, ubwami bw'ijuru buregereje. Mukize abarwayi, muzure abapfuye, muhumanure ababembe, kandi mumeneshe ingabo za Satani. Mwaherewe ubuntu, mutangire ku buntu. Ntimugire ibiceri mutwara mu mikandara yanyu, byaba iby'izahabu cyangwa iby'ifeza cyangwa iby'umuringa. Ntimujyane kandi imifuka y'urugendo cyangwa amakanzu 2 cyangwa inkweto, habe n'inkoni, kuko umukozi akwiriye guhabwa ifunguro. Nimugera mu mujyi cyangwa mu mudugudu, mujye mushaka uwishimira kubakira, maze mugume iwe kugeza igihe muzahavira. Mukigera iwe mubwire abaho muti, nimugire amahoro. 13. Niba bene urugo babakiriye amahoro, niba babakiriye amahoro mubifurije agumane nabo, naho nibatabakira ayo mahoro abagarukire. Ahantu hose batazabakira nibabatega amatwi. Nimujya kuva muri urwo rugo cyangwa muri uwo mujyi, mujye muhungura umukungugu wo mu birenge byanyu. Ndababwira nkomeje ko umunsi Imana izaca imanza abari batuye i Sodomu n'i Gomora bazahanishwa igihano kidakaze nk'icy'abatuye uwo mujyi. Abigishwa ba Yesu bazatotezwa. 16. Dore mbatumye nk'intama hagati y'impyisi. Nuko rero murabe inyagenge nk'inzoka, mube n'abanyamahoro nk'inuma. Mujye mwirinda abantu, kuko bazabajyana mu nkiko bakabakubitira mu nsengero zabo. Bazabagabiza abatware n'abami babamura, bityo muzaba abagabo bo guhamya ibyanjye imbere yabo n'imbere y'abanyamahanga. Igihe bazabarega mu nkiko, ntimuzahagarike umutima mwibaza uburyo mugiye kwiregura, kuko igihe nikigera muzahabwa icyo mukwiriye kuvuga. Simwe muzaba mwivugira, ahubwo ni umwuka wa So uri mu ijuru uzavugira muri mwe. Umuntu azikisha uwo bava inda imwe, umubyeyi yicisha umwana we, n'abana bazagumira ababyeyi babo babicishe. Muzangwa n'abantu bose babamura, ariko uzihangana akageza ku munsi w'imperuka azarokoka. Kandi niba batoteza mu mujyi uyu n'uyu, muzahungire mu wundi. Ndababwira nkomeje ko mutazahetura imijyi yose y'Abayisiraheli umwana w'umuntu ataraza. Nta mwigishwa uruta umwigisha we,
nta n'umugaragu uruta shebuja. Biba bihagije ko umwigishwa agera ku rugero rw'umwigisha, naho umugaragu akagera ku rugero rwa shebuja. None ubwo nyir'urugo bamwise Belizebubuli, mbega amazina mabi bazitaho mu rugo rwe. Nuko rero ntimugatinye abantu, kuko nta gihishwe kitazahishurwa kandi nta banga ritazamenyekana. Ibyo mbabwira rwihishwa muzabivugire ku mugaragaro, kandi ibyo bongorera muzabitangarize ahirengeye. Ntimugatinye abica umubiri ariko batabasha kwica ubugingo, ahubwo mutinye Imana ibasha kurimburira umubiri n'ubugingo mu nyenga y'umuriro. Mbese ibishwi bibiri ntibigura ifaranga, nyamara nta na kimwe muri byo gipfa so atabyemeye. Naho mwe n'imisatsi yanyu yose irabaze. Nuko rero ntimugatinye, kuko mwe murusha kure agaciro ibishwi byinshi. Umuntu wese uzanyemera imbere y'abantu, nanjye nzamwemera imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko uzanyihakana imbere y'abantu, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Nimutekereze ko naje kuzana amahoro ku isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo ni inkota. Naje gutandukanya umuhungu na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Nuko rero abanzi b'umuntu bazaba mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina akabandutisha, ntakwiriye kuba uwanjye. Ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we akabandutisha, nawe ntakwiriye kuba uwanjye. Udatwara umusaraba we ngo ankurikire, ntakwiriye kuba uwanjye. Uwihambira ku buzima bwe azabubura, nyamara uwemera kubuhara ari njye azira azawusubirana. Ubakira ni njye aba yakiriye, kandi unyakira aba yakiriye uwantumye. Uwakira umuhanuzi kuko ari umuhanuzi watumwe n'Imana azahagwa ingororano iteganyirijwe abahanuzi. Uwakira kandi umuntu utunganiye Imana kuko ayitunganiye azahagwa ingororano iteganyirijwe intungane. Uzaha umwe muri aba boroheje nibura agakombe k'amazi apfutse yo kunywa, ayamuhereye ko ari umwigishwa wanjye, ndababwira nkomeje ko atazabura kugororerwa. Haleluya! Tubonye inzira zo gukorera imigisha. Aya ni amagambo y'Imana, ndayasobanura nkomejwe na Kristo mu imbaraga. Uzaha umwe muri abo boroheje nibura agakombe k'amazi apfutse yo kunywa, ayamuhereye ko ari umwigishwa wanjye. Kuba ushobora guha umuntu kuko ari umwigisha wa Yesu Kristo, uzabona ingororano. Yaravuze ngo ndababwira nkomeje ko atazabura kugororerwa. Uko byamera kose, wa mukristo woroheje, kuba bimuhereye yuko ari umukristo, kuba umugiriye neza kuko ari umwigisha wa Yesu, ntuzabura ingororano. Amen. Ngo uwakira umuhanuzi kuko ari umuhanuzi watumwe n'Imana azagwa ingororano iteganyirijwe abahanuzi. Ku bihembo umuhanuzi azahabwa kuko ari guhanura, kuko ariyo ngororano, ingororano iteganyirijwe abahanuzi, wa muntu wamwakiriye nawe agomba kuyibonaho. None n'uwakira kandi umuntu utunganiye Imana kuko ayitunganiye, ukabona umuntu atunganiye Imana, kubwo gutunganira Imana kwe, kamuha amazi yo kunywa, kamuha inkweto, reka mwambike, kuko ubikora kuko ari intungane y'Imana, nawe uzabona ingororano igenewe abatunganiye Imana. Ese ibwo ntabwo mubyumva? Mwebwe turi kumwe munkurikiye muri aka kanya, kambamenera ibanga. Niba umuntu atunganye, ingororano yo gutungana ni iyihe? Si ubugingo? Bityo rero kuba wamwakira, kuba wamugaburira ya ntungane, kuba wafasha ya ntungane, kuba wakwita kuri ya ntungane, niba uzahabwa ingororano zihabwa umuntu wakiriye, zihabwa intungane kandi ikaba uzagororerwa ubugingo, mu yandi magambo ibanga rikomeye, nawe uzahabwa ubugingo. Niba umuntu ari umuhanuzi w'Imana,
kandi ingorane iteganyije abahanuzi akaba ari uko bazicarana n'Imana, kuko bemeye guhanura mu izina ry'Imana data, none nawe ukaba wabakiriye. Kandi byanditswe bikavuga ko iyo wakiriye uwo muhanuzi nawe uhabwa izo ngororano, nawe nagorererwa kwicara n'Imana data, nawe nibyo uzahabwa. Mu yandi magambo, uwatumwe n'uwakiriye uwatumwe bahabwa ingororano zingana. Hari abantu bazabona ijuru atari uko bakiranutse, ahubwo ari ikintu cyiza bakoze. Mwamuzi igisambo? Igisambo cyahawe ingororano irutiye aba Dawidi na ba Yezayi n'abandi bahanuzi batandukanye, ndetse iryo joro cyaraye muri paradizo y'Imana n'abigishwa n'intumwa batarayigeramo. Cyabatanze kuyigeramo kubw'ikintu cyakozwe. Hari ikintu ukora kikaba ipfundo ryo guhabwa no kubabarirwa ibyaha wakoze, ahubwo ugahabwa umugisha w'Imana, ugahita ugera ku isezerano ako kanya. Kwakira umuhanuzi w'Imana uzi neza ko ahanura mu izina ry'Imana, ukamwakira, ingorane iteganyijwe abahanuzi, ingorane imuteganyirije, nawe uyihabwaho. Kwakira intungane y'Imana uzi ko itunganiye Imana, ukayakira kubwo gutunganira Imana, ingorane iteganyije intungane uzayihabwa. Woroheje hanyuma y'abandi kuko ari umwigishwa, ukabimuhera ibyo, ingorane iteganyije umwigishwa uzayihabwaho. Niko ibyanditswe twasomye bivuga. Ibanga mbere bamenyere rero, mwite ku icyo kintu. Igisambo kubw'utugambo dutatu tubiri nako, uyu muntu twe turazira ibyaha twakoze, ariko uyu we nta cyaha yakoze, byamuhesheje kwisanga ari kumwe n'Imana mu bwami bw'ijuru. Oh haleluya! Yesu Kristo nashimwe cyane. Yesu ngo ntiyaje kuzana amahoro, ahubwo ni inkota. Umwana agatandukana na nyina. Umwe akizera Yesu ati wayobye, ubwo bugogi bwawe n'iyo myizerere yawe ipfuye yidukureho. Urata idini yacu ujya mu iradini urajya, urata idini yacu ukurikira Kristo urajya. Izo ntambara zirahari. Uva mu dini imwe wajya mu yindi, abo mwari kumwe ugahinduka igicibwa. Wajya mu yindi, abo mwari kumwe ugahinduka igicibwa, nabo bavaho ugiye, dore ko uva mu dini uhungira mu yindi, iyo uhungiyemo nayo bayivamo basubira iyo uvuye. Niko amadini ameze. Hanyuma izo ntambara zose nizishingiye ku nicyo Yesu yakoze, byabaye intambara. Iyo myizerere yawe ipfuye, uzongera kwizera muri runo rugo, uzagende tuzaguca mu muryango. Izo ntambara zose. Ariko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, azabwakwa. Ariko utita ku bugingo bwe ngo azabusubirana. Oh haleluya! Ngo Kristo, Imana ibasha kwica ubuzima bwawe, ikongera ikicana roho yawe n'ubugingo bigapfa byose. Ariko Satani ntabyo ashoboye. Ashobora kukwica ugatinya abantu, nyamara wibatinya, barica umubiri wawe, ariko urongera ubeho mu yindi si ya kabiri witwa wowe, uzabaho mu bundi buzima, uzakomeza ubeho. Ariko noneho Imana yo yabyica byombi. Oh haleluya! Irabatuma ibaho ubushobozi burimburukana abadayimoni, bamenesha Satani, bazura abapfuye. Si ibyo gusa kandi, ngo ibaha n'ubushobozi bwo gufata impumyi kugira ngo zihumuke, abarwayi bakire. Ibyo baragenda birakora. Arababwira ngo mbahereye ubuntu, mutagira umwaka igiceri cyangwa amafaranga, mugende mutangire ubuntu. Uko mbahaye nta kiguzi, namwe mutange nta kiguzi. Umuhanuzi uzakubaza amafaranga, uzamubwire ngo ntabwo uri guhanura mu izina rya Yesu. Umuhanuzi agomba guhanurira ubuntu. Umuvugabutumwa agomba kuvuga ubutumwa, yego agatungwa n'ubutumwa, ariko ikiri imbere si amafaranga. Ikiri imbere ni ugukiza imitima y'abantu. Mwakire neza amagambo y'Imana. Kristo Yesu akomeze kubana namwe, uwo wari unkurikiye. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu.